ugiye ugiye Atembere n'abandi bagabo. Kizito Atembere n'abandi bagabo. ntabwo ni mbere hanze Simba ni amuza kugenda. nese ugiye utanifubitse ahubwo Didn't say they why. nese uri kwiba ntabwo biswe utifubitse Ndifubitisha kandi koko. wazirayemo ugiye kongera Ndamamagara mu izina kakanya. sorry Kuko nacyo kubita niba musiga bamenye. nagakubana mu kintu ese ubu mutone bwo gutwara Gahunda ya leta yo guca bugufi ku bagore nitwaye. urimo satani Kera soko byagiye. ntacyo basi ndabyumva ariko wigenga Ufite kugera kugenda kose. asugiye Ese ujya ngo ube mu nzu kugira ngo ubundi bigende. nese ubu hano nasigara nande Ubwo twamaze kuvuga. Umugabo ugomba gutaha wankumva. Okay, ndagukumbira wigenda. Bahumbira icyo sikana ntabwo twari tubiranye. Nyakusugoka kugenda ko. Bisumbura kanga. Bisundikiye. Yaje nyine ngenje yarayipfukugana n'abandi bagabo bagenzi banjye. Bitwaye. Urazi umeze kwa kundi waje ni mugoro. Yagurishije amazi ndaje kandi ibirenge ibindi bintu byatuma abasha kubikora. Basi mwe muzeka hano mushaka tuganira. Ntawe mabunzeka nanjye mbonye akaruhuko. Muri n'abandi bagabo bagenzi banjye tuganire. Nyine ndagukeneye nanjye nese ngenda kubona Ese twagenda gukeneye. Nyine nanjye ariko n'abandi baradukeneye. Narigira sundi ngiye uzambegikira ni wani. Ntabwo tujya tungurwa mu kumvikana. Ngo niba twumvikana ngo ngiye ko batari kubyumva byende bite. Gagenda ma. Ati ko bagwenda yazi. Gagiki. Reka gende ahubwo amafaranga make y'utumye shoko. Wongere ngo amafaranga ukashe ndabigenje. Nawe nako jya gwanone. Didn't say they why. Amafaranga wagiye sikaze amaze. Koresha ifite kuri phone. Ariko kugaragaza neza mu rugo rwawe. Nyine kugaragaza no kwita amafaranga. Nagara gukunda amafaranga ndo yaje byakorera bizi. Hanyuma suko kugira kumpereza aho ngabyo bahiye mu cyubi. Ayufite. data Sujya kugira inshuti no kuzigwiza mu kabari. Oui. Ya gahunda nyine yo kujya kugusabira wa mukobwa. Wagize vuba musore we kubona n'abandi banegereje mu muryango gusa. Abarira pigira vuba vuba biziko abantu nkatwe tuba dukora nk'abasaza tuba tugomba kugira gahunda kamere. Muco ngeza vuga ngo time is money. A France? No, nishaka kunzana mu Gifaransa cyo navuze kiraje. Sawa bangu. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Assieds-toi. Assieds-toi. Maître bite. Je suis normal. Tu es normal? Tuganire mu kinyarwanda. No. Tu es normal? Ndingiyogeza gutuma Mba ncaza kukubaza ngo uri seri. Gikoreje niyo umbwira ukanyicaza ngabona ndi umusaza nyigire. Hano hari abasore banegereje muri kano kagari. Ukanyikira gahunda. Bo mviza abari zo zonyine ndi bugire. Uranyishura sinabara abapeti bari hari. Hakubiga ko turi abanyafrika twese. Abanyafrika ariko ibyo bintu mwama muhora mugendera mwebwe muri abacakara bigiye mushenze. Regis ujye umenya ko ngeje je suis marshal directeur. Turongera ariko wiraka. Petit frère. Sinanubwo nshaka no kukwibwira. Umva urimo namwe ngo ubundi njye kugusabira umukobwa. Na mudamu ufite. Yako mwagiye muganya imico y'ubumasamasa. Sinago ndi umuyisilamu nagubizi. Iyo mico y'ubumasamasa mugenda mubunza ibyo bintu byanyu mwamumva kuko nani soni mwa munafite. Hanyuma yenda gutunga ifugira inama. No, oya wenda. Mbere yo gusaba. No, mbere yo gusaba egare kumenya umuntu ugiye gusabira ni gatiki. Ese nzagenda nkuhereza igihumura nibyo ushaka. Ubu ni nkuko imico y'abakobwa nshaka kugusabira nawe imico rwose yose ndayifite angana bikubwiye. Nshaka umwana wa KAMOSO mbere na mbere. urimo satani Niwe nyine turi kuvuga. Cyo Sumayira arahari. Allahu akbar. Ngira rero gutema umufungo. Ubwo urabugize abadamu bangahereje. Batatu. Shaka yango sindi bugusabire pe. Urumva ataburaho babiri. Nungutisha wo kugenda ko ngewe wa. Sigurumva ibyo n'Imana nanjye ubwanjye ntiyazabyemera. Ndenga ibyo n'umwe Imana Muhammad ngo tuye tubikora mu gihe dufite ubushobozi. Akanya ugiye kumagarika. Nesereje usho. Wenda ubushobozi bwo ushobora kuba ufite atabimenya. Ndabufite. Yemwe sha. Ngiye ndumva rwose. Hani madamu wanjye amaye uburenganzira ugenda ubikora. ntabwo bufite Urumva mfuye kuza gutya. None ugenda ubwire madamu wawe yandika urupapuro kandi notera rusinyeho anyemerera ko wabyemeye cyangwa yabyemeye. Ndi umugabo nifatira umwanzuro madamu ye namufashe naba yamfashe. Ariko Regis ngubu koko ibaze washimishwa no kumva mushiki wawe ari gucibwa inyuma. Washimishwa no kubona umugabo mugenzi wa burara. Ariko Regis ko mbizi ko uriya mudamu wawe ifunguro rinoze n'ibyo wumva wifuza birenze
bisukika kabigwereza Regis wakwihanganye ko njyewe uri kubona narashatse umugore kuyangira njya ine ifunguro sawa nta kibazo mushiki wa Sumaili we rwose sindi bujye kumugusabira sindi bujye kumugusabira kandi wowe mabuno mwiza wagombye kumambira uranyishura se kabiri wowe ndakwishyura kabiri uraza amafaranga yanjye irimo bitekereza uranyishura kabiri nta kintu bitwaye Regis ikindi cya kabiri tureke kubeshya ntago ari abana bayinkukira wo kondisi ntabwo babyaye uri mu kazi ako Regis wabanje kumva ko Regis njye ni gute njye nzajya kugusabira umukobwa ejo ubu mushakiye undi mudamu turashize none mu gitondo ubu mwicishije inzara saa sita nati ubwo urumva koko nyina wazamfata gusa rero tumenye ko iyi ni quartier nakuriyemo erega ikamubwire ku isi bariya ni abanyeshuri nigisha ndabizi ariko ufite kumenya abantu bagiye mu ijoro badapfuye bari papa we twakoranye ikosi muri Kangihara abantu bagiye mu ijoro badapfuye ngo bakoze ibya bikeya tuzi ni babiri Nenoki na Eli bashaka kuba gatatu mama wabo uko twajyanaga korera amafaranga twajyanaga mu ikanisa ntabwo bikureba korera amafaranga bitandeba kandi nkubwiye abantu bose gere ndi umusiramu nabo ni abasiramu biraza na urabeshye kwa Sumaili mama we twajyanaga mu misa ya mbere twese twaba twakerewe tukajya mu ya gatatu wibeshye bakorera amafaranga ku isi ahubwo wenda kwa Kamoso kuko ni n'abarundi buriya ariko sha umushiki uriya mwana wa Kamoso we pe ndamugushaka kuko buriya na Kamoso na discipline agira urumva atagira discipline n'umwana we na discipline igare nyine kuba bose ari ibijuju wa mungane w'abarundi ntaba mpiye mushiki wa Sumaili we rwose agomba kujyaho bagomba kujyaho kwisa afata amafaranga wana umva fata amafaranga mushiki wa Sumaili naramwigishije nyina twajyanaga mu ikanisa papa we twakoranye ikosi muri Kangihara rero kumbwira ni gute rero nzajya gufata ndi bufata umwana nkuriya mushiki gisaza nkawe ubundi soka najye no mu ishuri no uba ku isi cyambere n'amafaranga we kurera amafaranga mu birori sibyo sawa wikigaragaza neza n'undi barakuzi sawa ndabyemeye nagura inyangamuntu sawa ndabyemeye ariko njyewe ndajya kugusabira ahantu hamwe gahunda none ihari rero ujya kujya kwa Kamoso njyewe ndajya kwa Sumaili ariko ntibabimenye urabizi ntabwo nakuraburiza pe icyambere nuko batari buze kubimenya nari byumvikanyeho ngereka mubwiza ukuri pe regire umwanya wose tumaze ndimo ndakubwira nawe hereza agaciro amafaranga yanjye muri moto tugende gute ngiye kandi nundakaza ugurumva nyine nanjye nk'umuntu ujya turajyanye uragira ngo tubagome nyine genda nanjye ngende kumereza amakuru hakiri kare Mwiriwe mzee. Yego. Fashe guhanagura. Ntabwo ari ngombwa mzee mugenzi wanjye. Ariko ndi kubona wirangije. Nari nyisoje. Ngwago haranangiye gusimbukira hano hafi. Ese kuki wabyikuye ko utatubwiye ngo tuhagere tugire natwe umusada dushyiraho. Wa mugabo ese ko ibintu by'iki gihe basigara ukwishyuza. Ubwo nawe nayo nkwishyure. Nta kibazo. Ntabwo ari ngombwa mugabo. No kwitanga nanjye se ko mbene ukorera umuryango. Hanyuma se ko mutwinjiye ngo bimeze. Amahoro twari tubasuye kugira ngo tumenye uko mumeze. Umukobwa wameze ate? Awe bose bameze neza na mama we baraho. Ejo bundi yarahukanye arongera aragaruka. Naravuze ngo nzica umujura none ndakwibonera urajya he hano ni kwanduje hano ni kwanduje wagasaza uramara iki hano tuje tukavugana tuvugana iki rwandiko rumanya igikenya none usikara kumuko muzirukana na Yesu njye naravuze ngo Sumaili sineze kuzihanganira umuntu wese uzagerageza gushaka utwika ibyo nibyo bizakubuza ijuru ibyo nibyo bizakubuza ijuru kuko na Yesu azaza atunguranye nuwanje no kumenya nuwanje no kugira niki ubu ijuru uzabibona wa mwana we ubu ni bwa pasiteri bw'iteka mutwe bw'imitsi utangira kuyigisha mbese ubonyemo ibyaha nabivuga se none uramazwe iki uramara iki hano nabivuga usunshakira akazi watuje ukabanza ukumva gabanya amagambo banze wumve nubwo musanzi wawe yafite amagambo ari hot nta mukobwa yarabimbwiye muravugana yani inshuti yanjye magara ko ntabazi ntabwo nzi n'impamvu nanjye nyine kugira ngo twibwirane bishoboka
burya muri bya bishuga dadi bya bidushukira abana sha ngaho sombarirwa ahubwo niba mbaje kubashima nk'ababyeyi ko mwareze neza twareze uwo muco natwe turawufite namwe icyo kimwe nuko umuhungu wanyu nawe wakuze ubu ngubu namwe mwamureze neza nanjye se ko ndi umuhungu nanjye ndi umuhungu oya rege saza oya nuko nyine isura yanjye yakanyaye kubera ubukanishi ariko ndacyari muto ndabizi abantu dusigaye dukura tukabyanga tukabyihakana ntabwo ariko muze ndacyari mutoya ntabwo no gukamirika bitewe n'ubuzima ariko ndacyari muto ubu se wobuze nk'imyaka 40 ufite koko na 40 ni kuri 35 35 bisanzwe 35 Okay, ngambye ganso bandura nyine hato rero kuri kurarya nawe utaha nyine niba ibyo ngibyo bikuntu nanataha sawa ngambye ngiri bikuzana n'ibyo kugenda ubundi ngena n'impamvu mfite kubona umbwire mushiki wawe banza wumve rekura kanigendere niba none utari kubanza ngo kuringa ntago ari mwebwe mumaze iminsi wamushenzuwe muvuga we nongere kuvuga n'igisamba ntago ari mwebwe mumaze iminsi muvuga ngo mushiki wanyu yaragumiwe ntago mushiki wawe yirirwa yandika mu magurupe ngo bamushakire umugabo mushiki wawe nirirwa mu makorari y'abadeperi n'abaki bose azenguruka ahantu hose ashaka umugabo amushenzuwe ngengeze ahangaha nk'umuntu uje nk'umuranga warangiza nagiye wamushenzuwe ubwo bwanwa bwawe wagira ngo ubw'abahinde uko kugaragaza wagira ngo ufite nk'imyaka 70 reka muze ntabwo warara wambaye ubusa uri umusore ngo ubwo uri kuzamuka wirara none ukabitekereza nawe ni ikibazo cy'uko ngira umusore ariko bizashira byose nimara guhuza ari umukobwa wawe ukambwira ko nta mugore ufite reka muze gukora umugenda nawe ikintu kigiye kugira ngo nyine bikene n'indi koza nawe mfite kuri iyo myaka yawe ungana gutya ntabwo rero tugiye kugira ngo abasaza ikibazo twebwe twavukiye gufasha abana ntabwo twavukiye gufasha abo twabyiruka ugaragaye gukunda kurengera tutari imyaka myinshi kugira ufite 35 ufite webye ufite 70 60 we ntabwo muri za 80 wowe ntwani si umusaza kuri iyo myaka yawe ingana gutyo urumva utagufata nk'uko ufite umwana ntabwo nagushaka reka nawe ndugenda ariko ntabwo yakomeye ku buryo namufata ngo umuhise umusaza uri igisaza cyigendera ntwani garuko tubanze tuvugane ngaho nsobanura ubundi wagezwaga n'iki nari narareba yuko usobanutse cece kubanze wumvura urambaza ikintu kingenza kandi uri kwibona ko ari amaguru ngaho nsobanura ubundi bimeze bite ko tugendereye amasaje mana sinzi ubundi muri nka ba bantu bajya gucukura amabuye y'agaciro haba habura agasozi kamwe ngo bagatengure bagere muri ya mabuye y'agaciro bagakata bagasubira inyuma mwagiye mutuza mukabanza mukumva ubona umeze nk'aba bagabo nyine bavuye mu gisimu bakava mu gisimu neza nta kintu bakuyemo kandi amabuye y'agaciro bayarebaga imbere kwihangana bikabananira kugira ngo bagende bakuremo ya diyama yabuze na ya zabu ipima ibiro bingahe mu gisimu bikabananira neza muvandimwe izo ngero reka tuza hari ibyo rero byamushaka banza wumve njye nibyo nakubwiraga yewe njye na mushiki wawe mukurikirana ahantu hose washetse ariko wenda kubwiye ngo umbere umwunganizi ngaho nsobanura ariko ko ikibyara by'iki gihe bisigaye bishyano cyangwa gasyanere gusigiye umurage niyo gasyanere yaba yaragusigiye umurage njye nagushyigura vuga nawe hagiye mushiki wawe njye bundi nuko nari nzi ukunze njye banyita directeur Marshal nigishije mushiki wawe ngaho ziba nabyumva nigishije mushiki wawe guhera mu mashuri abanza ayisumbuye ndetse bura no mu binyoni njye wamwigishije directeur Marshal Puisi niwe uwo okay sawa banza wumve rero winsuhuza we njye nindi kubiye kundi ngira n'ibiganiro n'abana directeur rwose nta tuza rero ceceka banza wumve njye ndavuga ngo mushiki wawe mu binyoni naramwigishije primaire ndamwigisha ayisumbuye turakomezanya kaminuza wenda kuba yaratsinzwe isomo ryanjye ko yaritsinze neza yaritsinze neza wenda ko yarabuze kaminuza ibyo ngibyo nawe ikintu kinzanye rero ubundi ari yeye mushiki wanjye se yaragiye ku muhanda gato ubundi iyo nza kumubona neza ubumba nari kuba nyitangira kuvuga ibyo kugumira icupa rya byeri rindi ku munwa kwa ko arabishonje njye narinzanye
nje inkuru nziza mbabwira ko namubonye umugabo. Yego, wowe mugabo umeze atere. Afite amafaranga ari. Sana ari bingereka nzereka ibintu tubinoze. Wewe bawitaye. Nimero yawe. Aha. Oy, ndaza kuweza nimero yawe. Ndaza kwaka nimero ndavugana nawe. Ndaza kwaka nimero yawe. Oy. Imbere aso. Wari kibazo mutsuri. Nari. Sibyo nakubwiraga. Mushiki wawe urwego agezeho rwo kugumirwa, si urwo kugendera ku mafaranga. Washindi mvugo bivuga. Mushiki wanjye urwego agezemo rwo gushaka. Nari bireka mbivuga mu yindi mvugo. Yego. Mushiki wawe urwego rwo kuba yareze kwishyiga. Ntabwo yemerewe gutoranya abagabo. Oya ugomba umva niba rero waba uje umumurani. Nangira umugabo umunyamafaranga kandi usobanutse. Ndigendera. Ndasa kugenda birimo. Ndigendera wacana ugenda ntago birimo. Ikintu kiriwe kimbabaje nuko mushiki wawe uri bugize utyo. Umukuye inkongoro y'amata ku munwa. Wazi ibyo ukagabanya amagambo sha. Ubundi muri uyu mwaka funga mudomo ufanye kazi. Rero mu gihe nta kazi urimo, let's fanye kazi. Funga mudomo. We niba ndimo ndakubwira ngo mushiki wawe wabajije kumva cyane mushiki wawe urwego agezeho rwo kuba yaragumiwe ntago afite uburenganzira bwo guturanya umugabo ngo afite amafaranga cyangwa nta mafaranga afite. Icyangombwa ni umugabo akatuvira. Erega nanjye ntabwo nezezwa kubona n'umukobwa nigishije guhura nawe yaragumiwe. Akatuvira. Ariko ufite amafaranga nyine. Ayo mafaranga rero nicyo kintu kigiye gutuma uyu nguyu aguma. Noneho uzanye nta mafaranga afite. Dore mushiki wawe arahera kwishyiga. Reka tubikemure. Ibyo tuje gukemura. Arahera kwishyiga. Mwambwiye ko umukurikira. Umukurikira se umwangura mukunda. Wabuza n'iby'amafaranga icyambere abaye kuba atari mwiza. Ateye nabi. Turashize noneho. Hangize ukaza uvuga ngo amafaranga. Amafaranga se urimo kuko nawe ufite wowe. Ndabyumva ngene cyane mu. Ibyo tubireke. Umva ikintu cya mbere buriya wa musore nk'ubutumwa uwo mushiki wawe nibwo nanjye nari kumuha. Yego. Buriya uri umukobwa ugeze mu myaka 30. Warataranuje. Yego. N'ubu ufite uburenganzira bwo guhitamo umugabo ngo afite amafaranga cyangwa nta mafaranga afite. Ariko ufite uburenganzira bwa kimuntu. Watuje. Iyo ugeze mu myaka 30 na. Yego. Ahubwo ni wakugombye gupfa. None akose dufite ikisi. Ngaho kirekane muri cya giti cy'amapera tuzatanga. Ngari ruziba mubwira. Mushiki wawe namuboneye umugabo. Banza winsuza namuboneye umugabo. Kandi umugabo uri usobanutse. Alalinye. Haba directeur mu bisobanutse rwose. Directeur kwisa ndakwemera. Tetwa imbécile. Pagina la Yesu mundebere. Alalinye. Tinse ide why? Kugenda cyane ubugoryi nk'ubwo kuri uwo mugabo. Gari kuba mushiki wawe muburije iki? Umugabo. Umugeri imbere ni ikintu tuje. Umugeri imbere bese no kuvuga wacetse kwa cyane kuvuga ijambo rimwe gusa kandi naryo bakubashije bamwana bambaye. Hari igihe ushobora kuvuga rimwe batakubajije ugasanga ubukwe burapfuye. Kuko muri kano kanya mushiki wawe ntagati ari kwinginga umugabo. Ntago ari gushaka umugabo. Ntago ari gushaka umugabo, ari kwinginga umugabo kugira ngo babane kuko yarataranuje. Ndabyumva. Ibyo tubireke. Uwo mugabo rero ubure ibindi bintu byose bijyanye n'imibereho yabo n'iki byose niwe bireba. Bazabyivugana wa muntu. Yego. Kuko baya mushiki wawe nawe urwego ariyo ngenda bizi neza abonye umugabo umurongora yagusohora. Akamvana muri nzu. Reka ibyo umugabo uzanabaza ahantu ho ngiye bantora mu nzu. Ndakubwira ngo mushiki wawe atabonye umugabo umurongora ngo babane cyangwa akabona umugabo umurongora n'ahantu afite ho hanyuma none yagusohora tudatinze uwo mugabo wabonye afite inzo kuzamujyana mu hano bitashoboka. Imbécile. Turashize noneho. Ko mushiki wawe muri kano kanya kuri taranize ntago akwiriye kugendera ku itungo cyangwa amafaranga. Mushiki wawe icyo ashaka ni umugabo. Ceceka njye kandi nukomeza kunesha umutwe pe. Oya nasisi. Ndahita ngenda kandi ubwo ningenda ubwo mushiki wawe umenye ko tayari nyine arabaheze kwishika. Umva kuwa mbere
kuwa mbere nka saa saba. Kuwa mbere saa saba. Saa saba na wabanjije ukumva ariko ku kadomo ni hari isaha igenetse. Yego. Okay, gansobanura none. Kuwa mbere saa saba n'iminota 30. Saa saba n'iminota 30 bifunze. Yego. Murabona hano hirya kwa muzehe bizamutse gute? Ese urahazi? Akorera abana b'iki gihe murashyana. Niba wazi rero zamujyane. Banza wumve rero. Kuwa mbere. Saa saba n'igice mukomeye. Hano ku musaza bita Hagisinzi niba umureye. Utambutse hari ahita ku musigiti. Yego nzaba. Hari inzu hari igipangu cy'icyatsi cyiza gihari. Inzu nziza. Muzayza mu kimande. Muzamuke gatoya. Yego. Numugera mubaze ngo kwa muzehe muhigira ni kwa muzehe muhigira rero uwo musore ni hakodesha naho ngaho. Ubwo rero ibindi muzabyivuganire ariko rero ubwira mushyo waka ya komisiyo nyakeneye. Director rwose komisiyo nzayikora. Aya komisiyo rwose kuri telefone ugomba kubibona. Kandi urakoze cyane. Sawa ni ukuri pe. Uzashimire Yesu. Oh my god. Nema! Hapo na unjeza kufanya. Wewe na wana sawa papa. Siko kivugisha nawe. Nema mbona hino mbiri. Tubona ko inzozi zawe noneho zibaye mama. Ni zimwe zo kubona umugabo zo kutagumira. Umva mubwire ukuntu ibintu bimeze. Ko kivugishwa gake se karambi ukuntu ibintu bimeze. Hari umugabo nakubonaye. Atuye kwa muzehe muhigira hano rugo. Banza wumve se afite amafaranga nabizi ko ari ukunda wajya ngo barakuruza. Ukuntu ibintu bimeze. Tugiye kujyanayo. Hano ngo uri gukaraba waza kuza tugende. Abateka isazu yo kunjana. Ntabwo ari igisaza. Uri sabwo cyaba igisaza. Si wowe ugiye guhera kwishyira. Cyangwa tugende. Naila. Naila. Uri he? Nendera mu gikari. Imana ishimira. Urabona ko inzu yose maze kwikinga. Inzu yose maze kwikinga gahunda yari rero. Urabona ko bijya gusaza. Aha. Ngoya. Niko rushaje umukobwa. Usiko mfite ya 18. Imyaka ya 18 ni myinshi. Niyo mpamvu ngiye gutwara he? Franga iyo akujyana. Sibyo? Urumva tutagenda se? Ntabwo tukubura. turashize none. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko urimo satani ntabwo ari gusa ahubwo yarayimize nacyo tumenye ndimeze. Reka mbwire rero Rwanda. Madamu ugiye mu nzu aho ngaho ntabwo. Aha niwe nashakaga muzehe wa mukobwa wo kurongorana ari muzanye mu minka zanjye. umva uri muzima. Sha ndakurayo uyu nguyu ndamwirongorera.